kuri birande nta mwana wananije aha hantu ntabwo waba uri mabuja wanjye ngo nsange uri gukandagira muri reba nk'ukurabona ukuntu ibirenge byawe byabaye mabuja ahubwo ni Imana ibikoze kuba musanze hano narinje mu rugo kukureba umwana wanjye yandembanye yarwaye yenda gupfa niba ari uruntu yafashe yiseseka mu zuru niba ari urushyimbo niba ari umusumari ngiye byancanye ubu ngubu umujyanye kwa muganga umfashije niyo wambonera inote yibi ya 2 ngewe nzayakwishurira rimwe n'ay'inzu ejo bundi fasha rwose ntabara meze nabi cyane umwana yenda gupfa ntabwo nabura ubufasha pe niyo yonyine pe kuvuga ngo twari umwana kwa muganga ejo bundi nzayaguhera rimwe nta kibazo rwose amafaranga yongeye kwaguha kandi twumvikana amafaranga yanjye nari nyafite ari 5,000 ntabwo nari mfite inote ya 2 uragiye ukuraho 2 byawe ngarure 3 byanjye rwose iyo aba nari nyifite na naka kanya mbanyagwa ariko sinakwaka 2 mfite 3 reka nyarukire kuri boutique mu minota 2 yonyine ndaba nkugezeho mu rugo ndayakuzanira ndabanguka rwose ntugire ikibazo pe abake abari abakira gute ko ari ibicu ngo umwana ngo igishyimbo ngo mwizuru umva nubwo ukiza ari kuri ikigoryi ubundi amafaranga ngiye kuyanywera umva aya ngaya ari bunturaguze ndanana ntayo nkugarurira do ntangiye no kugwa mu byondo ndagasa mana we faranga we bwa muswere bwa bitasha umva ndabuhamya 2,500 harimo reka nzagende nyamwere ndagasa umva ngiye kuyagwera ndatana habaye ibyatsi ndagaza umva muswere utoraguye amafaranga mpaye umva ngwino tumwereke icyo tuyapangira ahubwo apangira banguka urabona n'icyondo cyanyishe wonze tuyasangira ari iyo mikino y'amabyi ntago nyishaka urayatoraguye nanjye mpita ijoro nari kurara ndiyagafirete ahubwo tuyagabana uretse kugenda ariko nkubwire kirasi n'inkweto aya mafaranga ureba ntega amatwi nkubwire Imana yarayanyeretse nijoro we uranzanaho imikino ntayo nkuhaye nzayafasha abakene ntabwo byakunda tugomba kuyagabana ntabwo wabinkora tugomba kuyagabana ubaze ikibazo ntakubajije ngo aya mafaranga nyatoragura narindi kumwe nawe ese nijoro Imana yanyereka ujyana narindi kumwe nawe yakweretse se ngo uyatore uyarye wenyine yakweretse se mu wewe ugomba ko tuyagabana ntabwo wabimbwiye njye nakubwiye ngo aya mafaranga ayafasha abakene
inka yanjye. None se mwabicucu mwe, amafaranga yanjye nta inka yanjye. Mwamazi mwe mwabicucu mwe, amafaranga yanjye mana we nayakoreye amvunnye. Hero kiriya gicucu cyari kiremereye nk'ikirundo cy'ibyatsi. Amafaranga yanjye agasa, amafaranga yanjye agiye he? Ibikoto nta bwenge bifite. Kuki amafaranga yagiye mwe mugasigara mwamaheru? Shobora kuba ari ndaya amazi. Inka yanjye amafaranga amahambirwa, amafaranga se asigaye afite amaguru se basi se naruhiye iki? Akazi nakoze mana we. Mwabikweto mwe muri ibicucu n'abasigaye nanye n'amafaranga ari hehe? Kandi ubu namwe nabasiga hano mukicwa n'imbeho. Amafaranga yanjye cyangwa yimu atemere amanyagwa se ibicucu bigiye ko se naruhiye. Wowe urimo kundeba nkanura amaso gutyo, mba nazamutse imisozi nkamanuka indi, nkazamuka indi, nkamanuka indi, urumva? Sha nkuzaniye inkwi, wowe urandeba gutyo gusa. Aha, rubanda barabona nge narumiwe. Ubu narashatse cyangwa nakurikiye abashatse. Ase wowe kwimbabura idashyushye warangije guteka uyitereka muri firigo wayimenyeho amazi, ahubwo se ko yanacikaguritse noneho. Baba ndikuvugana na se n'ikiragi mbimenye ko nshobora kuba ndi no kugutera isesemi. Wagize ubute ukanga guteka ukajya kungura muri restaurant zana ibiryo niriye yagasa. Aricara aha ngaha unzanira icyako umeze nabi. Ntabwo wagura imigati y'umwana ngo ngewe umburire icyo ngukundira. Ngewe ubundi muri quartier yose ni ngewe ufite umugore uzi ubwenge warahe rwanyo shushu be gaho ndakundana niriye. Wiriye karya umuriro. Inkwi ebyiri uzanye se zirateka iki? Be ibugire akomana. Cyangwa mutakugurira ibigati bya fake ngahirire. Irire mwana meze nabi, mfite inzara iteye ubwoba, wamfashije koko. Ariko inkwi ebyiri uzanye wambwa we, urabona zateka iki? Genda imbwa. Urimbwa. Sheri umbabarire kuba ngututse ngurimbwa. Nta kibazo nyita imbwa nyine ntaribi. Ntabwo urimbwa. Ahubwo uri umusega wamuhirimbirewe. Ndi umusega sha. Reka mbe nizengagiriza umwana. Abagore n'ubundi muri bene nyina ba Satani nako murenze na Satani, kuko iyo umugore yarakaye na Satani ngo arazamuka agafata isomo. Umusega umwese ahubwo kuri ibiri. Nana inana ije se waje tukakini by'abana dukomeza unyirateho gusa sawa.
bazawushiriye so gahambirwa ngo wariye no ndawu siga buriya aragira ngo wawuriye kibondo cyanjye Jari Hati Cha umwana asigara kundi migati umva niba ruko uba wamuteye umunabi amiza umugati umva ayaya ahubwo mubwire niba hari wundi zana muhepe araburi araumaze se akaka do nako kanya ahubwo muba mwamuteye umunabi umujinya wawe duhugumisha mu nda yawe ntukawushire mu mwana ukunamiza umugati akandana ko harundi urabona se ahubwo akirira hamuna kirira ndabibona uyu mwana nzanamukiriraho nubwo nakwangaga sha uri imari nzajya nkuriraho nyoko yange kumpahira urumva ingi migati yawe azane byahaburute nabyo mbiruca nkubu ada mama narawuzanye wagicucu uburumiye wiki ubu se aka kantu urabona umwana karamuhaza se ntabwo byumva urabona urakubitanye ko yanze se urakubita uwo mugati ukarinda ukubitira ari uwo wawe ntukarya umugati w'umwana ntabwo byumva nanjye nindi kurya uriya mugati umva ntawo naguha urumva nuko nitugoryi ansuzugura urumva akakugurira imigati akanga guteka ntabwo naguha ahubwo nda njyaka ngaka urakanze nako kamwerera cicika ziba Tutuko. Wamka.